mu masaa 8 z'ijoro ngo nibwo abatuye mu murenge wa Rubavu mu mudugudu wa Gafuku mu kagari ka Kigombe bagiye kumva bumva amasasu mu kubyuka mu gitondo basanga n'umwe wakekwagaho ubujura barashe. Byabaye mu masaha gana saa 8 z'ijoro, bari bafite agakundi k'abantu bashaka kugira ngo bambare abaturage, kugira ngo n'umwe bari bamaze kwambara banamukomerekeje. Ubwo cyo bakoze bahise batanga amakuru ku nzego zishinzwe umutekano, mu gihe zashakaga kubahagarika bashaka kurwana bafata imipanga, ngira ngo ababibonye babonye n'imipanga bari bafite bitwaje. Ubwo niyo byavuyemo rero kubona umwe araswa abandi bari rukanga. Twebwe nyine twari dutaje, twari tuvuye muri anniversaire ikanembwe aho bita muri Bambino, tuvuye muri anniversaire nibwo nyine twamanutse tugeze hano kuri Benezeri kuri uru rusengero, dukubitana nyine n'abantu bafite imipanga, baraduhagarika baradusaka, batwambura telefone, bankubita inkoni, banemananga ku rutoki. Uku kuraswa kumwe mu bakekwaho ubujura muri uyu murenge wa Rubavu ni ibintu bamwe mu baturage babonamo nk'igisubizo ngo kuko byaha gasopo abandi bajura bakomeje kubarembya muri iyi minsi. Barabambura, nk'umugabo wanjye akunda gukora akazi agataha ijoro, bigeze kumwambura igare rimwe bamwaka na telefone. Ubwo noneho afata umwanzuro aravuga ati nzajya ntaha iyo bwije, mbese arariyo haba hakiri kare akaba ari bwataha. Yewe umwanzuro uburyo byakemuka ni ukujya babarasa gose. Twanezerewe cyane, wenda naho ibiri bindi birebereho bifatireho urugero, bibone ko mugenzi wabo yagiye. Genda ncuruza hano haruguru muri santere kwa Rurandemba, ariko nijoro ejo bundi twaraye turwana n'abajura bari guca amagufuri, barara bikorera dereshi y'umuntu bikamo y'inka uwo bita muganga. Rero kuva mu masaa 6 z'ijoro saa 7 ubona umutekano ari mukeya. Baraturembeje, ahubwo guno mwanzuro go bafashe ko kujya barabarasa ni byiza, bahere ruhande ubazajya bahura mu nzira bajye bamurasa kubera yuko bamaze kuturembya cyane. Ministre w'umutekano mu gihugu Alfred Gasana ubwo yaherukaga muri aka karere ka Rubavu yaburiye abijandika mu bujura, ababwira ko iminsi yaba ari 40. Ngira ngo barabizi n'abanyarwanda barabivuze bati iminsi y'igisambo ntago irenga 40. Ashobora kubikora uyu munsi akagera ku ntego ye bikamuhira, ariko ntazabikora kabiri, ntazabikora gatatu, ntazabikora kangahe. Icyo umuntu ababwira no kuva kuri izo ngeso mbi, kuko ababikora bafite amaboko, ababikora bafite imbaraga zo gukora, kandi abafite imbaraga zo gukora hanze akazi karahari. Muri rusange muri aka karere ka Rubavu uyu rashwe abaye wa gatatu rashwe akekwaho ubujura mu gihe kitageze no ku kwezi. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.